iri somo ni isomo rikomeye. Muri kino gihe muzarebe, turashaka kubona imigisha y'Imana, turashaka kwicara muri oasis of refreshment, turashaka kwicara muri refreshing oasis, ariko tudashaka kuzuza kondisiyo bisaba. Kuko Bibiliya bivuga clearly, ibivuga neza ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Abantu benshi bicaye ku mugezi wa Mara, ubuzima bwarabashaririye, buramusharirira mu rugo, buramusharirira mu kazi, abandi barasharirirwa mu mashuri, abandi barasharirirwa muri business. Ubu buzima bubamo Mara. Akabazo gatoya karahagije kugira ngo wibagirwe ibyo wasengeye. We wicayemo hano warasenze, Imana iragusubiza ariko itaruzuza 100%, ugatangira gucomplaininga, ugatangira kwiramanta ngo ariko ubungubu ngo rwose ngo Imana yampaye ngo yego ngo yampaye imodoka ariko ni gato. Sawa, hari somo rimwe nizi, nubona ibibazo bije ujye utumbira Yesu. Nakubwira ngo komeza ugende, ujye ukomeza wigendere, kuko ububizi neza ko ibibazo byawe ubwo Yesu abirimo. Ntabwo yigeze atubwira ko tutazahura n'ibibazo, ngo amakuba y'umukiranutsi ajya aba menshi, ngo ariko Uwiteka akayamutabaramo. Ushobora kuba wicaye business yawe bitarimo kugenda, ushobora kuba wicaye mu rugo rwawe bitarimo kugenda, ushobora kuba wicaye mu kazi kawe bitarimo kugenda, ushobora no kuba wicaye mu mubiri wawe bitarimo kugenda. Ubutayu buzabaho, ariko hirya ya Mara hari Elimu. Haleluya. Kandi kinejeje nuko no muri ubwo butayu Imana ibihari irimo kugendana nawe. Mfitanye ikibazo n'abakristo baryoherwa n'imigisha y'Imana, ariko ntibitondere gukiranukira Imana. Umuntu akava hano avuye gusenga akajya kwigaragura mu nzoga, akava hano avuye gusenga akajya kwigaragura mu ndaya, akava hano avuye gusenga akajya kwigaragura mu mazimwe, akava hano avuye gusenga abantu ya Isomo ryacu ry'uyu munsi ni teme mufite y'uyu mwaka, oasis of refreshing. Yagiye nabishyize mu yindi, oasis of refreshment cyangwa refreshing oasis, ariko oasis of refreshment bivuga kimwe ariko muri nuance ntabwo ari kimwe. Buriya iyi teme iba mu mateme nkunda cyane muri Bibiliya. Reka tujye kuva igice cya 15, kandi muramenyereye nako ngiye kuvuga ngo muramenyereye uko nigisha, ntabwo ari ubwa mbere nje kwigisha hano. Mbonereho nshimire na Apostle kuko yantumyeho pastor cyangwa ba pastor, arangije nawe yiyandikira message maze kubabwira ko nzaboneka, aranshimira. Ubwo nanjye ndamushimiye. Refreshing oasis. Umuntu wese waba yarigeze kujya muri Egiputa niwe ushobora kumva uburemere n'agaciro ka oasis. Twigeze kujya muri Egiputa ngira ngo ni muri 1998. Noneho jewe tugezeyo bantuma mu mujyi witwa Menufu. Uragenda ukinjiramo imbere muri Egiputa. Buriya Egiputa ituye kuri Nili no kuri Mediterane, niho hantu hari abaturage. Ahandi hose ni ubutayu bw'umucanga. Iyo uvuye Cairo ujya za Alexandria ugenda amasaha n'amasaha nta kindi ubona uretse umucanga. Bahati ndamubona yicaye hariya twarajyanyeyo. Noneho njyana n'umupastori, ngiye kubatera urwenya rutoya rwa oasis. Turahagurutse tuvuye Cairo tugiye Menufu ni imbere, ni nk'umuntu wava hano agiye ntaho, kuko kuva Cairo ujya Menufu harimo kilometero zigera ujya nka Kampala. Niho wabyumva mu butayu, mu cyokere. Icyokere cyo muri Egiputa ntikigira amanywa ntikigira ijoro, iteka haba hashyushye kimwe, habe ku manywa harashyushye, habe nijoro harashyushye. Cyakora iyo ugeze izuba rirenze wumva hari akantu
kagakonje nibwo ubona n'abantu bose bagiye hanze. Njyanye na pastori turagenda ndarambirwa. Noneho pastori agiye kubyica arambwira ati rero I apologize, ndagusaba imbabazi nibagiwe kuzana amazi. Mama turagenda ndavuga nibyo ari byose uyu mupastori nubwo ari uwa hano inyota nitamwica nanjye ntinyica. Comeka mu ijuru tu. Bwira Yesu nuva rero Yesu ubirebe. Barambwiye ngo ubushyuhe bushobora gukubita umuntu agapfa yabuze amazi n'impfa uzabibazwa. Turagenda pastori bo rero kubera ko bahamenyereye tugera ahantu arambwira ati hirya ya kariya kadunduguzi hari oasis. Inyota irishe inzara sinakubwira icyokere ndabira icyuya. Ati hirya ya kariya kadunduguzi hari oasis. Koko kubera ko yari ahazi hari oasis. Imikindo kari agashyamba k'imikindo sinzi niba yari imyinshi yari nka 30. Hari abaturage bake nabo kubera aho hantu. Iyo rero ubonye iyo mikindo biba bikubwira ngo mu butaka bw'aha hantu harimo amazi. Haleluya. Noneho kuri uwo muhanda hari hateretse ikibindi. Muri Egiputa abantu bagiye muri Egiputa bose barabizi. Hari hateretse ikibindi kinini. Ikibindi kinini kirimo amazi. Iruhande rw'icyo kibindi hariho igikombe kimwe. Urumva ni mu cyaro cyo muri Egiputa hiriyo. Muri rero hari n'abantu batazi ukuntu ibyaro byahandi bimera. Turagiye pastor araparitse numva ibyiringiro biragarutse. Hagiyegere cya kibinda dibyemo igikombe. Cyari igikombe gifite nka bya bindi bya mironko murabibona bya plastique. Akubisemo igikombe na yanyota yose pastor aragotomeye. Adibyemo igikombe arampereje. None ntangira kuzana mu bunyarwanda. Arase iki gikombe abantu banyuze hano bose baki. Ndabona ariko aho kwicwa n'inyota nzarwara inzoka nzivuze pimba. Ndanyoye ibyiringiro biragaruka. Oasis of hope. Wagenze mu butayu udafite amazi iyo ubonye umukindo ibyiringiro biragaruka. Haleluya. Ndaje tuze kubira muri no text. Noneho arangije umva ndaragenze ndabona arambwira ati se ntushonje. Naho numva sinzi uko nabikubwira. Ati hano rero hirya hariya ubwo ikibindi kiri hano hirya nka hariya bari same distance hafi aho ngaho hari umugabo arimo arakora ibitsima byabo bimeze nka capati. Aragira gutya kakizinga kagikubita akagira gutya agahanaguriza ku gitaburiya akongera agakubita. Ndagaranda mureba ndavuga nibyo ari byose aho kwicwa n'inzara. Nabona pastori ni karume nta kibazo afite. Aguza ibyo bicapati babizanye ku isahani bazanye isosi urebaho. Bahati urayuka morohera. Isosi ya green ariko ya yindi. None mbona pastori irenduka ariko very green. Mbona pastori azinze icyo gitsima akubise muri morohera arakweze. Kitinoto. Kuko ugira gutyo ukazingira ku mutsima ugakurura ikitaciseho kigasubira hasi. Ndabireba ndavuga ariko buriya ibyo ari byo byose niba pastori akirya kikagenda nkasi Kigali nzinze morohera nanjye igeze mu kanwa numva morohera iraryoshye. Umva naricaye na pastori dukubita morohera agasani turakavida. Ati nza nibindi noya tunyoye andi mazi dukomeje urugendo. Nabwiraga ibya oasis iyo abantu bagenda mu butayu ni ibyiringiro. Oasis iyo abantu bagenda mu butayu ni imbaraga. Oasis iyo bagenda mu butayu ni ubuzima bugaruka. Haleluya.
aba bantu dusoma hano, reka nsome noneho amagambo. Aba Bayisiraheli bari bamaze kugenda urugendo bavuye mu gihugu cy'ubunyage cya Egiputa. Noneho ngo Mose agendesha Abisiraheli mu murwa 22:15. Mose agendesha Abisiraheli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yararuraga. Nicyo cyatumye hitwa Mara. Mara bivuga ngo gusharira. Nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Haleluya. Ndagira ngo twige principles of refreshment, amahame yo gusubizwamo imbaraga, amahame yo guhembuka, amahame yo gushira inyota. Haleluya. Buriya muri Bibiliya nimwitegereza neza, iyo usomye iyi nkuru, reka mbanze mpere kuri Bibiliya. Iyo usomye iyi nkuru, aba Bayisiraheli bari bavuye mu gihugu babagamo ari abacakara. None Imana irababwira ngo iki gihugu mwabagamo nkibavanyemo, ndabatwaye mbajyanye mu gihugu cy'amasezerano, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kigari, igihugu kirimo imbuto z'uburyo bwose, igihugu cyiza. Ndanga kujya kure kugira ngo ne kuva ku murongo wanjye. Iyo Imana ivuze gutyo wumva ibintu byose bizagenda neza. Hariho n'abantu bamwe na bamwe bajya batubeshya, akakubwira ngo iyo wakiriye Yesu ngo ibintu byose bigenda neza. Nababwira nakwambiye umuntu uzabibakwira azaba yakubeshya. Icyo Yesu azakora, azaguherekeza muri ubwo butayu, azagendana nawe muri icyo cyokere, azagendana nawe muri iyo nzara, azagendana nawe muri ibyo bibazo, ariko ntabwo butayu buzabura. Hari abantu bakubwira ngo erega ngo uriya ngo ugendana n'Imana ngo nubona wahuye n'ibibazo ngo ubwo nuko udatunganira Imana. Ndabarahiye, ngendanye n'Imana mu gakiza imyaka 43. Nabonye abantu bapfa muri genocide. Navuye mu Bwongereza aho nigaga muri 86, ngarutse nza nsengera revival, nkumva revival igiye kuba, numvaga mfite umuriro fire, mvuga ni ngiye kubwiriza ubutumwa, ngiye gusenga niyirize mbwiriza ubutumwa, haze revival nyibone mu Rwanda. Aho kuza revival mbona intambara. 90 iraza, turabonabona, turaburabura, turatukwa, Imana, iyi niyo revival wambwiraga. Nasengeye revival none uzanye intambara. Hagira ngo bigiye kurangira, inkotanyi bagiye muri negotiation, Arusha barayisinye, turanezererwa. Haza genocide. Imana se amasezerano waduhaye naya ngaya. Ariko reka mbabwire, inzira igana mu gihugu cy'amasezerano ica mu butayu. Wenda we wicayemo hano muri ino minsi hari urimo kunyuramo. Ushobora kuba wicaye business yawe itarimo kugenda, ushobora kuba wicaye mu rugo rwawe bitarimo kugenda, ushobora kuba wicaye mu kazi kawe bitarimo kugenda, ushobora no kuba wicaye mu mubiri wawe bitarimo kugenda. Ubutayu buzabaho, ariko hirya ya Mara hari Elimu. Haleluya. Kandi kinejeje nuko no muri ubwo butayu Imana ibihari irimo kugendana nawe. Refreshment principles. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ubutayu ni normal. Ubwo waba urimo kunyura mu bwari bwo bwose, ujye wicara uvuge ngo Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo na kimwe muzacyuramo kitari rusange mu bantu, ngo ariko hamwe nibibagerageza azabacira kanzu.
Haleluya. Aba bantu Imana yabahaye amasezerano, bavuye muri Egiputa buzuye excitement, buzuye umunezero, baraza bageze ku nyanja itukura. Imana irababwira ngo lesson 1, mubamba amahema hano hagati ya Piyayiroti na Barizefone, imbere ya Migdol, imbere hari inyanja. Babambye amahema. Farawo arahaguruka aca hagati y'umusozi n'uwundi, babona turutse hariya. Babwira Mose ngo Mose, nta mva zari ziri muri Egiputa, ujya kutuzana kugwa hano ku nyanja. Mose atakira Uwiteka. Imana irabwira ngo Mose uri mu biki? Bwira abantu bakomeze bagende. So mbwira abantu bagende biyahurire mu nyanja. Nakubwiye ngo bwira abantu bakomeze bagende. Reka mbabwize ukuri, hari isomo rimwe nizi, nubona ibibazo bije ujye utumbira Yesu. Nakubwira ngo komeza ugende, ujye ukomeza wigende. Kuko ubu bizi neza ko ibibazo byawe ubwo Yesu abirimo. Ntabwo yigeze atubwira ko tutazahura n'ibibazo, ngo amakuba y'umukiranutsi ajya aba menshi, ngo ari Uwiteka akayamutabaramo. Haleluya. Baragenda. Mose ababwiye ngo Uwiteka aravuze ngo mukomeze mugende. Bamaze agakandagiza ibirenge gusa, babyemeye ko bagiye kugwa mu nyanja. Aho kwicwa n'imyambi n'amacumu y'Abanyegiputa, aravuga ati turazira inyanja. Inyanja ibabonye irababisa. Ibabonye uko batera intambwe ibabisa, uko batera intambwe ibabisa. Ntabwo inyanja yabanje gutandukana ngo babone kugenda, yatandukanye ari uko batangiye kugenda. Haleluya. Uko niko Imana ikora. Pain, umubabaro, ubwoba, ariko bugakurikirwa n'umunezero. Haleluya. Hari umunsi bwenye nabaha ubuhamya bwinshi bw'ibyo bintu. Iyo wabonye ukuboko kw'Imana uba ufite n'ubuhamya bwinshi ku buryo utangiye kubuvuga abantu bashobora kurambirwa. Rero reka mbabwire, hari igihe ugera ahantu noneho ukibaza ariko Mana naho urahari. Tariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 muri 1994, intera hamwe zahagaze imbere y'irembo ryanjye. Ntabwo rwari urugero ukomeye. Icyo gihe twari tuzaratangira kubaka ibipangu by'amatafari, twabaga dufite imiyenzi, ugashyiraho akantu k'akageti k'ibati cyangwa k'iki. Ntabwo byari ibintu bihambaye. Warasunikaga kagahita kagwa imbere. Barahagarara batangira kujya impaka, ariko ahangaha duteremo grenade basohokiye, cyangwa tumena akakugi tujyemo tubasoremo bari bafite amaliste. Uzakubeshya ngo jenoside ntiyateguye ababeshya, twe twabibayemo turabizi. None ndicara urego mu ndeba, mushobora kubona umuntu avuga ubutumwa mukabona hari umuntu wanditse ngo inkuba muturaniye mu mahoro, ngo horo wikekaho kuba intama. Ubundi muri kamere yanjye ntabwo ibintu byo kuza ukambwira ngo inkuba muturaniye mu mahoro, ngo wikekaho kuba intama. Umutima wa kamere wanjye bamwe ngo fata umuhoro usohoke muri speed, ucapemo nka 3 cyangwa 4 bakwica, ariko nawe wisasiye umuntu. Ariko uri Yesu ni mwiza. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke Mwami Yesu, kandi ngiye kuneshwa. Yesu ni umfata, Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, kukwankunda ihebuje, arankomeza. Amen. Numva Yesu arankomanze ngo ugiye gutemana ko n'ubundi nubatema abantu 40 utari bubice, uraza ufite amaraso ku ntoki umbwiye kuvuga gukora iki?
gupfa nk'umukiranutsi wamutindiwe. Ndicara nsaba Imana imbabazi, ariko burya Yesu akubwiye ngo tuza, hari icyo wagiye gukora. Naricaye ndatuza navuga numva rero no yose ubwo mbujije kwirwanirira, bampereho umugisha baze mfe nk'umukiranutsi. Ndabasabira umugisha, nibarangiza banyice, bahera ku mugore wanjye. Ubwo icyanteraga gukora ibyo nawe no, ntabwo ndi bwihanganire kubona umugore wanjye bamutema cyangwa bamufata ku ngufu. Ntabwo ndi bwihanganire ko bana bafashe umwana wanjye bamukubise ku gikuta nkuko bari. Reka mbanza barye wanza gupfa. Sarambira igihe cyawe cyo gupfa ntikiragera. Namaze gusenga, maze gutuza, numva imbunda ngo umwana w'inkotanyi yarazamutse mu kabande. Ibisigaye ni amateka. Ariko icyo mbabwira ntabwo ari umva, hari igihe uba warabonye Yesu ukabona ubutayu, ukabona refreshment. Haleluya. Sinakubwira ngo ubwo ibibazo byari birangiye, ariko Mose atwaye abantu barimo barajya mu gihugu cy'amasezerano, bagera mu butayu bagenze iminsi 3 babura amazi, inyota irabica. Bagera ku mazi, burya hari ibyiringiro bibeshya, hari ibyiringiro ugira ukavuga ngo ibintu byari bigiye gutungana. Inkotanyi zaraje rega turanezerwa. Uzizinjira hano zijya senide, twarasohotse abantu barabyina. Ariko bambe mbabwire, nari mpagaze ahantu nakoreraga hariya ku Kacyiru kuri ligue, ndazibona zizamuka hariya Kimihurura, abantu bagenda babyina bazikubita kuri bisi. Numva ijwi ry'Imana rambwiye ngo rero ngo murimo murabyina mbere y'umuzika, ntabwo biraba. Genocide yari taraba, twabyinnye mbere y'umusika, hanyuma ibyabaye byarabaye, ku Imana irabirangiza. Haleluya. Noneho Mose atwaye aba bantu bagera ku mazi, noneho nayo babonye azasharira, arasharira. Banyoyeho ngo abarya mu nda, arasharira. Babwira Mose ati aya niyo mazi. Ngo Mose atakiye Imana, Imana iramubwira ngo tema kuri kiriya gitunagemo. Iyi si turimo, abantu benshi bicaye ku mugezi wa Mara. Ubuzima bwarabashaririye, buramusharirira mu rugo, buramusharirira mu kazi, abandi barasharirirwa mu mashuri, abandi barasharirirwa muri business. Ubu buzima bubamo Mara. Hari umugore witwaga Naome mu gitabo cya Rusi. Naome byavugaga gikundiro, ubishyize mu Kinyarwanda ni muteteri, ni kayitesi nka madamu wanjye, ni ariko ngo agarutse aravuga ati nimuzongere kunyita muteteri, nimuzongere kunyita gatesi, ni munyite Mara, kuko narashaririwe, nagiye nuzuye, none ngarutse nayireyereye. Ubuzima bwaranshaririye burampeza. Ariko Imana yari mufitiye ibyiringiro byari bimutegereje. Haleluya. Ndenda kukubwira nawe, niba uyu munsi wicaye ku mugezi wa Mara, erega burya ntabwo bisaba ibintu byinshi kugira ngo ubuzima bugusharirire. Ni ukuri. Hari n'igihe Imana iguha umugisha, muri uwo mugisha bikagusharirira. Hari ahantu twakoraga hariya Kabeza, nkiyobora umuryango witwa AEE. Kuri aho Kabeza twari dufite office nziza, kandi twayibonye naririye Imana. Twakoreraga hariya mu mujyi, landlord nyirinzu inshuro 3 umwaka utararangira, arabanza dukura ku 40,000 twayikodesha, gwa yari amafaranga ya mbere ya genocide, ibyo narabyumvaga, adushyira kuri 80. Ndayamuha. Ukwezi kurangiye adushyira ku 160. Ndayamuha. Ukwezi kurangiye adushyira kuri 320. Noneho ubwo arandika, anyandikira warambwira ngo iyi nzu niyo nkuramo imibereho, ngo uko ubukene buzajya bwiyongera nanjye nzajya nzamura ibiciro. Mu mezi 3 tuvuye ku 40,000 tugeze kuri 320, ngo kandi uko azajya agira ibibazo azajya yongera. Ibaruwa narayitwaye nka Ezeki, ndagenda ndavuga mbwira Imana, umva rero Mana, wamenye gusoma mbere yanjye,
soma iyi baruwa wumve niba ibi bintu bizashoboka rwose. Imana ikibazo iragikemura, iduha biro Kabeza. Ubwo inkuru ndayirinye kuko icyangombwa ntabwo ari amadetayi yayo, ariko Kabeza hakaba kuva ku muhanda kugera ku biro byacu imetero 80 ko narazibaze, hakabamo icyondo. Ubu rero ubwo mu ndeba, nubwo navukiye mu cyaro nkaba narakuriye mu nka mwijana, nanga icyondo mu bintu, nanga icyondo. Abantu tubaniremera abarabizi, twari dufite urusengero, dufite compound nini ibamo n'icyondo. Nza kukajya utsenga Imana yone, Imana iki cyondo wenda kirambiwe. Ariko harakaba umujyi wa Kigali, Kigali rwose icyondo nabo bacyanga nkuko nacyanga. None bukeye nkabwira inama ya paruwasi twakoranaga, ariko giye nanga iki cyondo, batamafaranga ni menshi. Ariko iki cyondo igenda kirambiwe, batamafaranga ni menshi. Umunsi rero Imana izansubiza, hagwa imvura ndabyibuka, hari ku cyumweru, imodoka zirasaya zitera ibyondo, abantu bambaye amakositime nk'iyi nambaye barayibatera ibyondo. Nihagarariye kuko abona parikaga imbere y'ibiro byacu hari hejuru kandi hariho kantu kagasima. Ndahagarara ndabareba rwose, abasirimu barimo kukata mu byondo, zirimo kubatera ibyondo. Ndabona ni haleluya, Mana batera ibyondo, tera byinshi Mana. Noneho umugabo mwaza yarakayaraza ngo nta soni bigutera. Ni kubera iki? Ngo urabona ukuntu ubu, nawe ni haleluya, ni Imana ishimwe. Imana ishimwe ibyondo imodoka zacu zasaye. Nawe rega ngubwire, isoni ifite suko imodoka zanyu zasaye, isoni ifite nukubona nyobora abantu bameze nkamwe baparika mu byondo. Kandi ubwo ari wo wizanye imbere yanjye, uyu mushinga ndawugushinze, ndanawubatishe, mwise bye bye icyondo. Aho ni Remera, ariko Kabeza, ariko nabonye muri no minsi nabo baragivanyeho. Ariko Kabeza icyondo cy'imetero 80 cyarangamburuje, nkajya mbwira Imana, ariko Mana watujyanaga hehe koko? Imana yambwira ngo wibagiwe ko ari we wasenze ngo mbavane mu bukodi, nabahaye biro yanyu ngari, compound nini, none imetero 80 z'icyondo nizo zigushubije inyuma. Bano bantu bageze kuri Mara baza Mose ngo watuvaniraga iki muri Egiputa? Akabazo gatoya karahagije kugira ngo wibagirwe ibyo wasengeye. We wicayemo hano warasenze, Imana iragusubiza ariko itaruzuza 100%, ugatangira gucomplaininga, ugatangira kwiramanta, ariko ubu ngubu ngo rwose ngo Imana yampaye ngo yego ngo yampaye imodoka ngo ariko ni gato. Sawa, cyushimira ko ngako nayo izakura. Najyaga nigendera muri Lavo 4 yanjye RA 303 va, nigendamo abaretse pastor ahora mu modoka ya RA kwiriya, agwerwa imodoka yanjye mufiki nayo kwigenda. Imyaka 17 nakoze mu gipastori, nayo nifite yo RA yanjye. Ariko Kristo biremera barakarama. Pastor yahoze avuga, nanjye hari imodoka Kristo barikoze, barateranya, hanyuma ngiye kugenda batumva pastor wacu ntabwo uko wagiye ari kuri bugende, uko waje si kuri bugende. Bantera gashya, ndavuga ntingiye rwose, kandi zari mukuru wiyo nagendagamo. Niguha gatoya jya ugashimira ukagendera, ntugatangire kugaya iby'Imana yaguhaye ngo nuko bitarakura. Aba bageze kuri Mara amazi atangiye gusharira, Imana nayo irabyumva, ibwira Mose ngo cigituteremo. Izi Mara za hano ku isi Imana yarabirebye ibona zizatugora, ishinga umusaraba hagati ya Mara. Haleluya. Hariya ku musaraba, ubwo Yesu yajyaga ku musaraba, baratubwira ngo bamuteye icumu mu rubavu, ngo havamo amazi avanze n'amaraso. Hanyuma aratubwira ngo yari yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, ngo kandi yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu, kugira ngo bisharirize ubuzima byose tubone aho tubijyana. Haleluya. Wenda wicayemo hano uyu munsi, ariko buriya uzi ko hari abantu bahitamo gutura kuri Mara, washaka no kuhamukura
akabyanga. Umugore umwe yigeze kuza kundeba ngo musengere, yaraturutse mu gihugu cyo hanze, none waraza ndavuga nti rero nasenze ariko ndumva Imana irimo kumbwira ko hari abantu ugomba kubabarira mbere yuko ibirwaye bikira. Yari afite ibintu arwaye mu nda. Imana yambwiye ngo nubabarira aba bantu ntisinzi abari bo, sinzi icyo bagutwaye, sinzi icyo bagukoreye, ariko Imana irimo irambwira ngo banza ubabarira aba bantu. Arambwira ngo pastor, ngo niba gukira kwanjye kuri dependent ku kubabarira aba bantu, ngo Imana izabanze inkize mbone kubabarira. Ndamubwira ntoya, banza wowe bababarire igukize. Kuko rimwe na rimwe hari igihe tuba dukomereye ku mushari wacu, intimba zacu, umujinya wacu, ibintu byacu ukabikomeraho. Hari abantu benshi bicara kuri mara y'agahinda kubera ibyo bakorewe. Muri genocide wapfushije abantu, umugabo wawe yaraguhemukiye, umugore wawe yaraguhemukiye, umuvandimwe yaraguhemukiye, umukorege yaraguhemukiye, ukavuga ngo niyo bateka ibuye rikaba amazi sinamubabarira. Imana ikakubwira ngo uri muri ihemukira, utuye kuri mara. Hari abantu benshi batuye kuri mara, Imana ikamubwira ngo oya, hano kuri mara hagarara kuri kiriya giti aho bateye kiriya giti uruhukireho. Wenda wicayemo hano umunsi ubutumwa ari ubwawe, wicaye kuri mara urimo uranywa amazi ashaririye kandi Yesu yarabirangije. Igiti cyatewe muri mara, ariko kugira ngo kikugirire umumaro nuko utera intambwe munsi y'umusaraba, umukiza Yesu. Okay, guhora mpagaze. Amen. Munsi y'umusaraba hariya, kiriya giti nicyo cyavanye umushari mu buzima bwacu. Kuko Yesu yagiye ku musaraba yishyiraho ibyaha byacu byose. Uyu musaraba narawubwirije mbona imbaraga z'umusaraba. Nabwirije abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, mbona abapfakazi bakira. Mbwiriza muri gereza mbona abantu bihana bakarira kubera ko bishe abantu. Kuko munsi y'umusaraba hari uburuhukiro. Kandi nawe niba wicayemo uyu munsi ukaba uri muri iri teraniro, uyu niwo munsi wawe. This is your day, this is your moment. Kuko munsi y'umusaraba wa Yesu niho mara ikemukira. Ariko uwo musaraba wa Yesu kuri mara, Mose amaze gutera igiti muri mara abantu bakanywa amazi, ntabwo bagumye kuri mara ngo hature. Hari igihe numva abantu bambwira ngo munsi y'umusaraba, nkabwira ni ngo umuntu yaragenza arenga umusaraba, nkabwira nanjye ariko narawurenze. Nuriya muntu waririmbye ko azahora munsi y'umusaraba, ndavuze nako ntabwo giye nshaka kuguma munsi y'umusaraba, ndashaka kujya hirya yawo. Kuko iyo umaze kwezwa, iyo umaze guturwa imitwaro yose, Imana irakubwira ngo ariko wiguma hano, take a step, urugendo ruracyahari. Haleluya. Hirya hariya Imana ikakubwira ngo hirya ya mara hari imikindo, hari na Elimu. Haleluya. Ariko kugira ngo uve kuri mara ujye kuri Elimu, hari ibintu birimo hagati. Imana irababwira ngo ngiye kubavana kuri mara, ariko nimugenda mukanyumvira, mukagendera amategeko n'amateka yanjye, ziriya ndwara zose zabaye muri Egiputa ntimuzazibona. Abantu benshi dufite ikibazo gikomeye, twibwira yuko iyo tuvuye kuri mara twigendera uko dushaka, twibwira ko iyo Yesu amaze kuturuhura tuba dufite umudendezo. Oya, arakubwira ngo ya ndakuruhuye, mpambaye ubushwambagara wari wambaye, mukuyeho intimba n'imibabaro yawe, ariko ngwino tugendane mu gukiranuka. Niwitondera amategeko yanjye ukagenda nkuko nakubwiye, ntabwo biri uzabisubiramo. Haleluya. Buriya rero muri ino minsi mfite ikibazo, kandi ndakibabwira. Mfitanye ikibazo n'abakristo, mfitanye ikibazo n'abakristo bose. Namwe hano uwampa icyuma kibipima, harimo bamwe twahita tugirana ikibazo.
fitanye ikibazo n'abakristo baryoherwa n'imigisha y'Imana ariko ntibitondere gukiranukira Imana. Umuntu akava hano avuye gusenga akajya kwigaragura mu nzoga, akava hano avuye gusenga akajya kwigaragura mu ndaya, akava hano avuye gusenga akajya kwigaragura mu mazimwe, akava hano avuye gusenga abantu ya wagarutse hirya ya Mara, wagarutse mu butayu bwa kure. Niba wicayemo hano n'umugoroba mwene data, menya ko hirya y'umusaraba ntabwo tuzaruhuka twasubiye mu byaha. Imana iravuga ngo nimugira umwete, ngo Uwiteka arambwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, izi ndwara zose ntizizakuzaho. Iri somo ni isomo rikomeye. Muri kino gihe muzarebe, turashaka kubona imigisha y'Imana, turashaka kwicara muri oasis of refreshment, turashaka kwicara muri refreshing oasis, ariko tudashaka kuzuza kondisiyo bisaba. Kuko Bibiri bivuga clearly, ibivuga neza ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Muri Yesaya bisubiramo inshuro 3 ikavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Mu Migani 14:34 ikavuga ngo ibyaha bikoze isoni amahanga yose, ngo ariko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Ushaka gutura kuri Elimu, banza uce ku musaraba, wezwe utunganywe, ariko nugira hirya y'umusaraba ukomeze ugendere muri uwo muhamagaro. Haleluya. Hari abana benshi bajya bambwira ngo ariko pastor, ngo wowe wabigenje uti, ngo kugira ngo bigende bite, ngo uratubwira ngo umaze imyaka 43 ngo ukizwa, ngo ntabwo wigeze ugwa. Ndavuga ndakanyagwa. Jewe iriya si yo muri Egiputa navuyeyo, hari abantu aba Bayisiraheli bagenda bavuye muri Egiputa bageraga ahantu ngo bakibuka ibitunguru by'ibibabi, ngo n'ibitunguru by'ibijumba, ngo bakibuka n'amadegede, ngo bakibuka n'amafi. Ibiryo byo muri Egiputa navuye mbisezeye, ndabarahiye. Hari n'igihe tujya dukora urwenya iyo ndi hamwe n'abana banjye, ariko sinabikora nagiye mu kabyiniro. Hageje muri iki mbere ikintu kera twajyaga tubyina. Ibyo ni ubukuganyi busanzwe by'umupapa n'abana be, nta kiba kirimo. Ariko nta kintu cyo muri Egiputa nakuyeyo natwaye. Nta mabwiza ukuri, nta n'ibiryo byo muri Egiputa njya nkumbura. Rwose mbabwiza ukuri, nge nakundaga byeri, ariko sinigeze mba umusinzi. Nari imfura y'umunyabyaha. Muzi ikintu cyitwa umunyabyaha w'inyangamugayo, wa muntu ukora imibare ibyaha bye byose bikaza ari sans conséquence, ukamekinga shuwa ko nusambana n'umukobwa atazagukururuka inyuma azanye inda, ariko ukabura umusambanyi. Ukamekinga shuwa ko nunywa inzoga ntawe uzakubona wikubise hasi cyangwa warwanya. Twari dufite groupe y'abanyabyaha b'inyangamugayo twagendanaga, twari twarashyizeho code of conduct y'abanyabyaha. Ariko iyo si ndibuka nandika memoire yanjye, nakundaga kwicara nkagura icupa rya byeri nkaritereka imbere yanjye, nkazana ikirahure. Iyo rero uri umukunzi w'inzoga urayinywa ukumva hari ukuntu imanuka, ukayumva ikagenda imanuka ikidumbura mu idomo, kumva kabisa ni refreshing. Ariko iyo refreshment yo muri Egiputa, none ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Dore buriya hari ikintu abantu batarasobanukirwa. Iyo umaze kuva kuri Mara
ukajya kuri Elimu ho ntabwo batubwira ngo kuri Elimu hari amazi y'ikidendezi. Igituma Mara yashariraga byari amazi y'ikidendezi. Hashobora kuba harimo n'urubobi, hashobora kuba harimo n'ibindi bintu byarimo, ariko ngo bageze kuri Elimu batubwira ngo iki? Kuri Elimu ngo hari amasoko 12. Haleluya. Buriya rero Imana igikontrastinga, igigereranya amasoko n'ibidendezi, ikavuga ngo muri Yeremiya ibice 2:13 ikavuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari jewe soko y'amazi y'ubugingo, ngo bikorogoshorera ibitare, bikorogoshorera za Mara ngo zidashobora kwamara inyota. Murashakira hatariho. Uyu mujyi wuzuyemo abantu barimo gushakira ku bidendezi bidafata amazi. Uyu mujyi urimo abantu barimo gushakira umunezero kuri Mara. Uranywa byeri uze kugeza ahantu hanyuma uhure na polisi ikwibutse ko wanywereye hatariho. Polisi itwaye imodoka ari ikintu sigaye nkunda, ariko uze kugenda uri pastor nk'ubu ngubu saa 5 y'ijoro, hari igihe mba nagiye kubwiriza hirya mu ntara hataha bwishe, abapolisi bakampagarika, namanura ikirahure mbwe pastor ni wowe, ntingo wikomereze ese utabi. Ariko icyo ngicyo kima umunezero kuvuga ngo barabizi neza yuko haraho ntanywera, haraho ntanywera, nabo barabizi kandi rwose sure enough niyo yazana icyuma gapimo yasanga ayo mariba ajya nyanyweraho. Hari igihe bakubwira ngo abantu ngo sida yarongeye iragaruka n'ibyo ngo wene ibyo ari byo byose kereka niba yintera mu rushinge, kuko ayo mariba sinjya nyanyweraho. Rwose umuntu wegeze kumbwira ngo ariko ngo wajye uca bugufi ko nawe byakubonda, umwana ntoya jewe ntabwo byambaho. Simple, it's not about me. Ariko kuki mutabyumva mwebwe? Urumva iyo ugendana na Yesu akwereka mujye mbiyibariza mubigenza mute Yesu akureba, usubira ute kuri Mara Yesu akureba, uca hehe ngo usubireyo? Ndibaza Rutayisira Ntwane pastori nicaye mu nzu y'indaya ku gitanda cya teremuka dukaze, iyo ni imvugo yo muri Egiputa. abantu bataye muri Egiputa rero igitanda cya teremuka dukaze ntibakize. Hari ibitanda bazinga basobekeranya gutya, noneho rimwe na rimwe wakwicara nabi kigateremuka, bavuga ngo eguka tubanze twongere dusubize muri pose. Nicyo bita teremuka dukaze. Wagiye kwenda yiki? Yesu andeba. Jewe cyera nkiri umusore urumva nabibabwiye ko jewe nabaye muri Egiputa ariko itaririya ya Misiri. Nakijwe ndi umunyabyaha kandi nkizwa ndi mukuru. None babwira Yesu, ariko Yesu none nazisanga nasubiye hirgiriye. Arambwira ngo hirgiriya ujye kwenda iki? Ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Jewe rero guhera uwo munsi wanjyana mu gihugu aho banzi, wanjyana mu gihugu aho batanzi, hose ni kimwe. Nakwicara mu cyumba cya hoteli nkafunga inzugi nkagira gute, hose ni kimwe. Ko hari ikintu kimwe nzi, amaso ya Yesu ahora ndeba. Iyo rero mbabwiye ngo sinshobora gusubira mu byaha, ntabwo ari urugeye. Suko ndi intwari, suko ndi umunyembaraga, nuko nzi uwo nkorera. Paulo yajyaga avuga ngo genza uwo nizeye. Amaso ya Yesu andinda ibyaha, amaso ya Yesu antera umwete, amaso ya Yesu antera umunezero. Nicyo nzi ni kimwe, iyo ndi hamwe nawe bishobora kugenda nabi nkavuga ibyo byose, niyo byagenda nabi buriya afite ukuntu ari buze kubihindura byiza. Mwene data urimo hano, niba warigeze kumenya Yesu, niba warigeze kugendana na Yesu, niba warigeze gusogongera ukamenya ko Yesu agira neza, va kuri Mara wimukire kuri Elimu. Haleluya. Ngiye kuvuga amagambo make ya kuri Elimu, ntabwo umuyobozi wa gahunda ry'isambu irangira sanga mfite yingahe 3 2 na awaya ko kompe 2 urabuhemukiye abantu.
oya ntabwo ndi bugezeyo muhumure, oya ni muhumure. Icyo nendaga kubabwira hano kuri Elimu hari amasoko, ntabwo hari ibidendezi, kuko aya masoko reka nyabasobanurire neza muyumve. Yesu yigeze kwitegereza abantu ku munsi mukuru, aravuga ngo mwese ufite inyota aza ahundi anywe, ngo kuko unyizera wese, ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ni imigezi, ntabwo ari utujerikani, ntabwo ari indobo, ntabwo ari n'ingunguru, ni imigezi y'amazi y'ubugingo, kandi ntabwo izatemba ijya muri we, ahubwo izatemba iva mu nda ye. Haleluya! Kuko iyo uvuye imara ku kidendezi, niyo bagiteramo igiti kirakomeza kikaba ikidendezi, ariko iyo ugeze kuri Elimu amigezi itemba, gucomeka muri Yesu, ukavoma imbaraga muri Yesu, ukavoma, kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Reka mvuge ijambo rya nyuma kuri izi principe za refreshing. Icyo nkundira hano kuri Elimu rero, ntabwo hari isoko imwe, hari amasoko 12 ku miryango 12 ya Isirayeli. None Imana avuga ngo noneho buri muryango mujya hagutse, mujye hariya ku isoko yanyu, namwe mujye ku isoko yanyu, namwe mujye mu isoko yanyu, kandi hari imikindo 70. Uvuga ngo buri wese afite aho ashobora kugama izuba. Icyo nicyo nkundira Imana. Iyo vuye kuri Mara utangira kugenda ubona urugendo, umuhanda waguka kandi urushaho kuba mwiza, ukagenda ku mihanda ya kaburimbo muri kino gihe, ariko uzi neza yuko imihanda y'izahabu igutegereje hirya yaho. Haleluya! Ukagenda, reka mbahingira 3 hanyuma nsoze kugira ngo mubyumve neza. Hari igihe umugabo witwa Isaka yagiye mu gihugu cy'Abafilisitiya, ngo abagaragu be baragenda bacukura iriba, ngo ariko abantu b'igerari bari bateraho bararitonganira, ngo aryita Eseki, ngo ni iriba ry'intonganya. Ngo arongera barimuka bajya ahandi bacukura iriba, ngo naho bari bateraho, ngo aryita Sitina, ngo ni iriba ry'urwango. Ariko ngo bigiye hirya, ngo bacukura iriba, ngo ntihongera kuri bateraho, ngo baravuga ngo noneho Uwiteka adushyize ahagutse. Haleluya! Uko niko Imana yacu igenda ikuvana ku iriba ry'impaka, ikakuvana ku iriba ry'urwango, ikakugirira ku iriba rya ahagutse. Muzitegere niko Imana yacu ikora. Igenda, ikijya kimbabaza ni umuntu uva kuri Elimu agasubira kuri Mara, akajya kunywera ku bidendezi bidafata inyota. Iriya ndirimbo nigeze kuririmba uko itangira avuga ngo najyaga njya kw'iriba ry'Isi mfite inyota nyinshi cyane, najya ngiye kunywa agakamu nuko nkayabura nkiheba, none ni Yesu mpaza wenyine, ntari ndizina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri. Amen. Urumva iriba ry'isi uragenda ukanywa byeri, kumva ni sawa pe, ukashyiramo iya kabiri, kumva ni sawa pe, wageza ku ya gatatu umuhogo ugatangira kuvuga ati nurenza hano ariko ndumva biri gukoze isoni, ukagenda ureba hejuru kugira ngo zidacubangana, ukajya mu rugo ukaryama, mu gitondo wabyuka ugasanga hahandi aho zageraga haje ikintu cyitwa hangover, inyota irutiya kujyanye y'ejo. Ahubwo yaterega burya inzoga ivurwa n'indi, ugasubira hahandi.
amariba atamara inyota kuri Mara, imigezi y'amazi y'ubugingo kuri Elimu. Ariko Imana yacu ishimwe, ihora itwagura. Umugabo witwa Yabesi ngo nyina yamubyariye mu mfunganwa z'amasantima, emotional constraints. Bibiliya tubwira ngo yamwise Yabesi ngo ko yamubyariye mu gahinda. Sinzi icyateye nyina wa Yabesi kariya gahinda. Niba umugabo yari yamutaye akabyara umugabo adahari, niba baramukoreye cesarienne akabyara bimubabaza, niba yaragize ibyago bindi bigatuma byara afite agahinda, ariko umwana yabyaye yaravuze mva wa mwana ndakwitirira agahinda kanje n'umubabaro wanjye, nkwise Yabesi. Dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu. Refreshing oasis, oasis of refreshment. Turasenga uyu mugoroba Mwami ngo igicu cy'umwuka wera gitwikira aha hantu. Mwami Yesu waravuze ngo umuntu nakwizera niba afite inyota azahuri, ngo kuko ukwizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu ndahe, ngo kandi ibyo wabivuze ubyerekeje ku mwuka wera uwabizeye bendaga kuzahabwa. Reka imbaraga z'umwuka wera zitembera aha hantu, reka amasoko y'umwuka wera atembera aha hantu, reka imigezi y'umwuka wera itembere muri iri teraniro. Buri muntu wese uri aha ngaha waba yicayemo hano kuri uyu mugoroba aremerewe n'ibyaha, Mana turabizi twabaye mu byaha, tuzi uburyo ibyaha biryana bibuza amahoro. Ugenderere uwo muntu umukomange, umuzahure, umukureyo, ave kuri Mara yicare kuri Elimu. Waba yicayemo hano afite agahinda, yarahemukiwe n'inshuti, yahemukiwe n'umuvandimwe, yahemukiwe n'umukolege mu kazi, yahemukiwe n'uwo bakorana business, cyangwa nawe ubwo yaritengushye, mukure kuri Mara, mushingira igiti, utunganya amazi ye, ariko umwimure umujyana ahagutse muri Elimu. Umva gusenga dusengeye aha ngaha. Reka imigezi y'amazi y'ubugingo itembe, reka amazi y'ubugingo atembe aha muri iri torero, muri uru rusengero, kuri aka gatuti, mu buzima bw'aba bantu. Reka imigezi itembe, ubwoko bwawe bushira inyota. Tukwaye ishimwe Mwami wacu Yesu Kristo. Igihe isi yari tunaniye, dutuye ku migezi ya Mara, turirimba indirimbo z'agahinda, turirimba indirimbo z'ubwihebe, washinze umusaraba ku isi, uwurebye wese araruhuka. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe. Nutubera umwami, nutubera umucunguzi, nutubera imbaraga, nutubera ibyiringiro, nutubera refreshment. Utanga umugisha, ubwoko bwawe buguha icyubahiro. Kuri mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.